ko uwatwerereye yagiye uzatanga ndi oya kandi naratwerereye ariko se wayatanga ariko hano handitseho ngo famille ya Nyamabondo ntabwo wabyumvira Nyamabondo se ariko bakwita oya banyita Kabira famille ya Kabira ariko shayiri hera ziri hewe aje ubundi zirakenerwa iki mu bukwe se hari ubukwe bwinshi ariko uzinjirana ubu ariko baruka abantuza abari bwiki ese ko ndeba kuko wamungane wajya mu nzu yawe ni mu mwobo nyine urabona ko yampindura n'ubuzima se sidira mu buto zingana isiga kuri 100 aguri 100 do na amafaransa do turebe ndezo menga neza ndikuyareba afite milimetro igihumbi wabodo milimetro igihumbi reba na Christine yayo byose ni ibifaransa ejo ndimo tubona hindutse mukatanye muvango Nyamabondo byagenze bite ni ibifaransa nizo mu Bufaransa nagari France nego nubundi kutabinzobe oya nago nabyise kujya gombe inzobe oya cha Nyamabo nubwo nyinjiye mutamaye karibu ariko ndabona wamungana ari mu mwobo wegere dore n'agakweto uzajyana mu bukwe kaka ndi baguriye umugore wawe oya iyi ni yagezajyana mu bukwe ejo cyayi imikino mwayiretse kataka nka zooming kasuka ko uzajyana mu bukwe ejo keza pe keza jewe muke no mu mwobo mapenge none se mufere rego uri kugenda ubicyamamara mapenge mu mufera yes uri kugenda ubice kaso ya kabiri ndayibuze we uzabutahute uzabutahute ntago wabura uko buta ariko se niyo ugeze kumbwira strategy ujye ukoresha ko bakureba bakavuga ati ikigabo byaremeye kavatira uri umuboss tingo yazanye n'imodoka waparitse boss ntabwo ujye usohoka bakubwira ngo yatwerereye meshe twerereye meshe cyangwa se bakubwira ngo uraduha karifutira tubatira parisera hehe cyangwa bakubwira ngo uraduha karifutira ndabaha karifuti savuga bose wa mugabo uriya mugabo mwene wanyu wa undi barya gunini umwe gasonga mari kuzana yankubise story rwose karame wapi wagiye Nebe ya cameraman arayitwaye ari mu cameraman wicara se nabanye sigaye agenda bakanakitiranya na Kasuku Kasuku bari bakwishe ngo dore cya kigabo gitukana ngo dore cya kigabo cyatutse ngo nyina w'abango ngo mama rwa Gasabo Shamaye mwabonaje mukorope ngo usigaye warajemo karungu yiki ko numvishe ushyira ibyo bintu inyuma ukavuga ngo oya nuko urabona we nimbuza abantu ntibikubera ukuntu hasa nabi kandi ushobora no kumara nk'icyumweru utari wakora ndwana n'ikeze n'ukwezi naranasasa nza niryamira buka nikubitira kurose niryamira uvuga ngo ugira amahirwe yo gusasa ariko wasuwe n'umukobwa ntazishobora kuba batazi kazi urazikatira oya ubwo rero uramfasha jya ukoresha mu mutwe ariko nawe mani ese bazikata gute nzi intongo ukata kuntu ingana oya ntabwo ari paka intongo bo babizi ibyo bagomba gukata kandi nabonye ugira peta umuntu ntiyakata gato ngara mwicara umfashe rero maze ture gukora ibyo bintu byawe nicare mufashe none amufashe mfasha rwose ikibazo se ngiye ko ntarya inyama ntabwo urya inyama seriyese ubwo ntaza gukora uko rusenga kandi nawe nabonye uvuga ibintu ukabihindura mbihindura gute ntabwo banzuma amazi nkaraba cyangwa ugiye kumbwira ngo mikorobe ziraza gukaraba uragiye kumbwira ngo mikorobe ziraza gupfa reka ni ukuvuga ngo umuntu buriya adafite mikorobe ntabwo yaba ariho umuntu abaho kubera ko afite mikorobe ariko hari izikenerwa oya
ikintu kidakenerwa mu muntu ni inzoka gusa. Mwese nta nzoka ugira muri wowe. Oya inzoka nyine hari n'uzigira akazi, hari n'uzirwara. Urwara icyo bita teniya. Fata wa muginga. Uretse. Ngorezi akira gaze zose zikwetse sana. Ko ntungaragaze. Ubu none se baragaragaza ngiye inyama nazifasha. Gaze ubwo utamushyiramo turabipfa. Arimo wese. Shamwana fata ureba. Ahubwo ntuntegeke. Service uranayitegekera. Service? Nese si service. Ntago ari service. Neze ko ntarya inyama ukankoresha ibi. Oya ntacyo bwo mukanya ujya kuvangura zigenda kuvangura abahanze umuti. Ko bagwaye inyama nziza. Amanyama nziza. Ninjye waziguze se? Ninjye waziguze cyane se niyanjye. Nyine ariko ubuze ko bondi bino bintu mpereka kubibona kera. Umuntu akakugaburira nakakajya ibintu kanabiteka kanakwishyura. Bunano bibi nyine warakize. Oya nagaboro gukira ni content. Nyine warakize. Abanyamerika murakabaho. Warakize. Buri abanyamerika nibo mbemera. Iki cyuma cyawe girtyaza kungutiya. Kore ko kujya kubavuga. Ni cyura mukobwa eta Chantal. Ubwo ntihagirtyaza. Ntihagirtyaza gicaza ko cya kigoto cy'umukara. Ko ndabagwaye n'amagufa man. Asa batagwaye amagufa babuguze irote. Agwaye n'ikintu rugiye kubyongera mu bindi. Urarya ugapfa, utarya ugapfa, wagakunywa isukari ukarwara diabete, wanywa isukari ukarwara diabete, ukarya ukishyurwa, oya. Ukarya ugapfa, utarya ugapfa. Urumva ukuntu isi iteye. Uzikurikira njyaga mbabara ngo abantu baburaye. None ubu nta muwe kigira. Oya ntago ari muwe naje gusanga nyine ariko isi ikoze. Abantu bose bare ntago abandi bakorera abandi. Hano nta kintu mufasha utantwika wa mugabo. Ntago twika. Kanankata. Ntago kata. Kufa ry'inka riba ariko inka yari ikuze. Ntabwo yari yoroshye. Yari yoroshye. Rekera. Asubira mu kazi kawe. Kankarabe. Orera. Ukarabe uzajya ukaraba hariya ku isabune. Yari inyuma kuri robine. Sikari ibyo. Yewe we. Singiye se. Yifatira kujya mu ntara. Yifatira bari gushira. Ana situwaye gira. Zo situwaye ndayigira ndoza ryari. Kire burajya kuri ngo na situwaye. Yewe we. Mukanya nabonye tujyana no mu biryogo bakavuga bati dore cya kigabo kazi yake ni kula. Cyane. Aho nk'umunsi warwaye hari umuntu urwara shizemo akariro gake. Aho se urujya ngo nikira mu rumwisi urajyaye kari mu muganda. Hari umuntu urwara uri kumva yamara kurwara bikanga kurya nyamabo wababa ntago ubuse barwara kwanga kurya hari umuntu urwara rwose niba ari malaria niba ari iki kurya bikanga pe atunzwe na za fanta za orange utuntu nk'utwo nyine utwo atunzwe fanta za orange n'imbuto uwo ari umubosi reka ntukibere ko abantu bose ibyo babibona ariko shamana uzi ko mugira umurengo ukarimo n'umuntu urwara kwa muganga ko babigutegeka se iyo uri nko mu bitaro none se muganga se bategeka ko wese abonye ugiye kwa muganga arakuraka kubwira ngo wowe ahita avuga ati jya urya imyumbati n'amateke kuko bazi ko wabibona none yabona ujya gushaka ibyihuse hari umuntu urwaye wa kano kanya uheze mu nzu kandi afite metora akaba yabuze ibintu byo kugira ngo agereyo none mu kuvuga ngo guke abo ngabo baba erega isi ni gatebe gato nuko rero ariko nakahita uvuga nawe ngo muraza kuri uwo muntu akira tarankoresha se wangatishije n'inyama murakona mwago ubu nshatse nazijya njyenyine nkazimara ese nduraduhaho
wenda ntago nyikunda ibiryo narabihase Yego maze kubaga wazanye indanire umugani wa misho niba ugushoboye niba nshoboye se kucya ntinya agutinya araninya agutinya nukuvuga ngo ariko byari ibintu binyemera bari bamaze muri bino bintu igihe kirekire amabifu baraninya nako se baranabapukira amabifu duhuriye kuki duhuzwa na bino bintu cyaje kije kurya none umaze kubyivugira ati sinyikunda ibi oya baza nyine wowe ejo buno umuntu amwatse nimero yanjye arayimwima none ngo bice barimo kuvuga baravuga ngo buriya ngo content yuriya gusa ngo nukurya ngo nazi kuvuga ngo nazi kugira gute uzi ko nkora ikiganiro ntanariye ntanakandi mbona narya kikagira 56 ntariye ari ukwiganirira gusa nako da ufite na content nziza kuko kurya no guteka ntibizarangira nesikariyo si tubayemo na safi yabije mbona asigaye ateka kwizamura cano yari kubonye ko ari sawa ubwo disi nibagiye kumupiningira uzaba umupiningira kabisa ese kutajya ubyuka wenda ukore nk'udu push up nyine pompage oya ntago ngiye warakoneye nkora siporo bindimo hanyuma se ubwigeze muri cya gikorwa ntitunanirwa oya birasa bihuriraye ese si pompage ni formule reka pompage ni gara ko wateye ivi nazo aragura itera muri sima yewe we nese yakora amavi cyangwa akora budomino kandi ntazo ufite shayi imikino mwayiretse iyi mikino mwayiretse ndabona ka kantu rero muri mu marange mabuja kanyohereje ndaje nyite ngatwika ufite internet se oya imbere za popo kabinkorera bobo niwe nagize manake yagize manake ko baba ni sawa bobo n'umwana mwiza mama baba ni sawa kabisa ntabwo nibaza ukuntu abana bano banakabishobora ukuntu abana nabo kandi bamwe muri mwe mudashobotse ko ntabwo ndimo shabamwe muri mushobotse ko bobo nabonye man bobo ko jya discipline wajya gubina ibintu bya YouTube ntaga bibamo bobo ntago ari umunyamanyanga nose burabitebwa niki burano burebwa ababyeyi nose abandi barorowe ahubwo ni kamere muntu ni kamere muntu babanga icyangira umuntu none se wowe kuki ugira gahunda umuntu akaguhamagara ugiye gukora ikiganiro ukazira ku gihe ntabwo hari ababyica kandi bari no mu wowe biterwa n'iki oya njye nuva amana igihe bino nabijemo mbibabaye ushaka kuba icyamamare none wowe ntabwo urashaka kuba icyamamare ushaka ibintu bituma ntazagira umuntu nsaba iyo nyine biba bihagije uzi kuba warahamagaraga umuntu hari nk'umugabo nzi w'inshuti yanjye cyane najyaga mpamagara n'ejo muri twarahuye arambwira ngo kuki utakimpamagara ndamubwira ngo nta nimero ye nyifite arongera yimara ngo mpamagare mu gitondo ntabwo ndamuhamagara maze kwiyemera nyine we nagaro kwiyemera uko namuhamagaraga ngiye kuvuga ngo wampaye 10 ko byakomeye kandi umuntu ntabwo ajya guhamagara umuntu n'umubwira ngo wampaye oya ndabeshya se kuri tugara twumva ko niyo mpamvu yuze ubwenge ujya mu cyiciro cya mbere leta ikaguha inkunga urabyumva noneho wabuze ubwenge ukajya hari ukamura ukavuga ati igihe cyiciro cya mbere nyivuyemo ngiye mu cya kabiri nanjye gifashe ukaba uvuye mu bafashwa ntabwo uronye nyine mu bantu bafashwa ubu ni ngo wamfasha buryo bwa content wamfasha mu buryo bw'iki ariko ubundi bwo rwose bana marafuku si byose wahabumbye umwuga ariko wowe warayobye uranawuhomba ubundi wari kwiga iyo bita harya karinari art ibiro byo guteka se kote niba ari kote ki kote dora rute ntabwo nizi igifaransa ariko bayita karinari art karinari ape karinari yigize nyine ubwo haba hakubiyemo n'ibi byo guteka nabona ibiporo bijyanagaye ntabwo nabikubashije ukambwira nawe ngo poro wapi man ese hari ikibazo zitera ubundi na sereri wapi kabisa sereri narumbishe bavuga ngo zirakona
ese nibyo nawe se ufite ubwoba nibyo nyine ese wowe ufite ubwoba ntiwabyaye nose kuba narabyaye bisobanura ko warabyaye ufite abana bane wateye inda ndashaka kubyara ubundi se buri muntu mugiye muri batisima ariko mbonye mabuja se n'ucuruza y'amavuta naberekaga kandi ngagura 1,100 ra yatubwiye ngo yisiga amavuta y'1,100 nizo nakuza amavuta ntago ajya bishyura mubyeyi oya ntago ari 100 ariko igiciro cyayo yegushirisha muri atuma kuza muri ntuza ariko se ko numva udashaka tubwiye oya genda we mu acuruza mu mujyi uciye ngo kwa harya kwanda kwa Kivengi ikintu namukundiye inde uko wigeze kumbwira ngo niwe ukibitangira wajya guguhita iketi gendo ugeyo yanyikubitiraga 2 uyu mugabo yacaga intege we ngo ntago bizemera umugabo wari kakubwira ashaka kurwana intambara none se kugiye guteka za sereri kandi umaze kumbwira ko zikona oya nose wazijugunye uranze ugiye kuba inkoni ubuze ari umugore mfite ese ntawe ukeneye umugore ntawe uri ku isoko abo none ushaka umugore ufite amafaranga wowe se ufite ayahe ariko mfite mu mutwe ndi umuzitari Uko abantu tubana mu gipangu ntago bapfa kwemera ko umuntu ari umuzitari ubibona ugeze nyuma y'igipangu cy'ahantu uvuye usiga byemera iyo ni wa mugabo wo nguvuga ngo usigare umusitari n'wandi wagucaga intege oya nawe yaremeye karasiga positive ndari bamuhagariye oya asigaye arakana ko zane agasigara gagize kuri nuze ku ifoto ye ubwo zuru fatara gize nyine abantu oya sukoze ariko abaturanyi bawe baragukunda oya hano bo nta kibazo kihaba wowe nangana n'andi hano wawe kuvanga hangaha ntago tubare niba unajya noza ibyo ntago nyapfa guteka niba nshonje ndigira ara hakurya nkajya ara hakurya ntabyo kuvuga ngo ndirirwa ngira ahangaho abantu inkoko gusa kuko barazicuruza ndagira bakanja buri nkajya hano hakurya nkajya hano hakurya niba navuga nkajya hano hakurya nkatanga umuganda nkajya hano nabo bajya baza bo baraza mba marise ariko ntari ntiwabibaho mba natetse se uruvuga ngo nzogera ryarize cyo koza nzogera kuwa ntubona n'indi cani guha iby'ijoro nazo bari hara tugiye ku mazi turanarya none se niyo urajyayo urareyo nafasha harimo n'abandi bari bugukenere bakaguha iby'ijoro cyo koza twarakize kabisa se kubyuka mwetetanye nyamagombo zizanye kwa nyamabondo ko wanageze amahirwe zukuru nyamabondo iryo zina kugira ngo barime ariko ubu nari inkweyo najya kukureka ubu nashaka kujya kurwandikisha kajya ndisorera twaricaye baravuga ngo tugiye kwita izina ryo mu muhanda ryo kuri YouTube ninde wari kwisa ninde wari kwisa ninde wabinyise izo zina nyamabondo ni kure gusiraje baringise ni kure gusiraje barinyitiyeyo baravuga ati twebwe tukwise nyamabondo kuvuga ngo naje banyita Big Boss kuri Kigali Live TV nibagize Big Boss no Big Boss muri commentaire ashyizemo ngo umuntu koko barasanga wa muntu wapfuye bitaga Big Boss ari igise ni Nyabihu ni Gisenyi nyitambabwira ati mukureho niba ndi umupfu rero none nshaka kwitwa goriye kubera ko bana njya gusa nkayo kubera sibwirwa n'iki ko mujya gusa Stari basereka ngo bite mu gatuzo rero kari mwikubitira gasosi mwikubitira gasosi kazana amazi ubwo kahiye cyangwa Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.